Ni muri kano kanya none ngira ngo twongere dukomoze kuri iyi nkuru y'agatangaza n'u Rwanda rwongeye gutungurana muri Loni. U Rwanda rwose rutanga gasopo ikomeye cyane ku muryango w'abibumbye Loni, aho rwose rwagarutse ku kibazo cya FDL ikorera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Akaba ari n'umutwe ugizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Ambasaderi w'u Rwanda muri Loni yitwa Ngoga yongeye gutanga gasopo ikomeye cyane kuri uyu muryango w'abibumbye, aho yavuze ko rwose bagakwiye gutekereza kuri FDL kurusha nuko batekereza ku bindi byose. Ati mutaramutse mudatekereje kuri uyu mutwe wa FDL ndetse n'ibibazo uteza mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari rwose ndetse n'u Rwanda, mushobora kuba mwaba muri gushakira amata mu kimasa. Reka nizimbye mu magambo noneho tuze muri iyi nkuru ku buryo burambuye, ubundi tunarebeye gatoya rwose uko byitwaye hagati y'u Rwanda ndetse na FDL ndetse na gahunda yo gusenya FDL aho igeze muri rusange. Nagira ngo nizimbye mu magambo noneho dukomoze gatoya kuri iyi nkuru, ubundi namwe muri hasi yanditse subscribe kugira ngo tujye dukomeza kugenda tubana. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Martin Ngoga yagaragaje ko rwose FDL ari ryo pfundo ry'ibibazo bihangayikishije u Rwanda ndetse n'akarere, bityo ko rwose ibindi bibazo inama ya Loni yashingiraho bihabanye cyane n'ibitezwa n'uyu mutwe byaba ari gushakira amata mu kimasa. Mu kiganiro na One Nation cyabereye New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ambasaderi Ngoga yagarutse ku bibazo by'umutekano muke byabaye karande mu karere k'ibiyaga bigari, bikaba mu maso y'ingabo za Loni zihora zigamba ko zigarura amahoro, nyamara hari ubwo ziba ngo zitiza umurindi ibibazo bitandukanye byo mu karere. Ngoga yibukije ubu buryo mu 1994 Loni yatereranye u Rwanda jenoside yakorewe abatutsi ikaba irebera cyane n'uburyo jenoside yatangiye, izi ngabo rwose zikazinga utwangushye kandi aribwo zari zikenewe cyane ngo zirokore abicwaga bazira uko bavutse. Ati Loni yagize uruhare rukomeye cyane binyuze mu byemezo yafashe kugira ngo abagize uruhare muri jenoside bahunge. Ngoga kandi yavuze ko Loni yakunze kuba imburamumaro mu guhashya abagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bahungiye mu burasirazuba bwa Kongo, bigatuma ibikorwa by'ubugizi bwa nabi bikomeza. Ati uyu mutwe w'abakoze jenoside yakorewe abatutsi wakomeje kwisuganya kuzamura ubushobozi mu bijyanye n'intwaro ndetse no gutera u Rwanda uko ibihe bisimburana. FDL yavutse muri 2000 ishibutse ku mutwe n'ubundi washinzwe n'abakoze jenoside mu Rwanda mu 1994. Abayishinze n'abahoze mu mutwe w'interahamwe wagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ingabo zatsinzwe exfare ndetse na zimwe mu mpunzi z'abanyarwanda bahungiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. FDL yavutse mu bihe Loni yari imaze igihe gito rwose yohereje ingabo mu butumwa bwo kugarura amahoro muri Kongo, icyazahajwe n'intambara zigamije guhangana n'imitwe yitwaje intwaro ikibarizwamo. Nubwo bimeze uko nguko, inama ishinzwe umutekano ku isi yakunze gukerensa uruhare rwa FDL mu gukwiza ingengabitekerezo y'urwango mu karere, ahubwo ugasanga ishakira igisubizo aho kitari. Ngoga ati uruhare rukomeye cyane rwa FDL rwakunze gukerenswa mu mvugo n'ibyemezo by'inama ya Loni ishinzwe n'umutekano ku isi. Umukoro ukomeye cyane dufite ni ugutuma inama ya Loni ishinzwe umutekano yumva iki kibazo. Siko bose batabyumva, ariko hari ababyumva. Tuzi ko hari abagoreka ukuri bitari uko batabyumva neza, ahubwo hari n'izindi mpamvu zitandukanye zituma bagoreka ukuri. Yavuze ko umukoro w'u Rwanda ukomeye ari ugusaba inama ya Loni ishinzwe umutekano ikagaragaza ibibazo uko biri neza, ikanashaka uburyo yabyigaho ndetse ikanabikemura nta kwinyuza hirya no hino. Ati FDL niyo nkomoko y'akaga gakomeye cyane u Rwanda rufite. Ubundi buryo bwo kutazirikana uku kuri buba bukozwe mu buryo butari bwo kandi ntacyo bwafasha. Yagarutse kandi ku bindi bibazo byazahaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, harimo ibibazo by'abanyekongo bavuga ikinyarwanda bakomeje kumeneshwa cyane, bakicwa, bakimwa uburenganzira bwabo ku gihugu ndetse n'ibindi bibi byose, ariko abantu bagakomeza kwirebesha hirya ndetse no hino. Yavuze ko akazi ke muri Loni ari ukugaragaza ibihamya by'ibi bibazo, akumvisha buri wese ukuri kw'ibihari bigakurikiranwa uko biri, aho gushingira ku makuru y'ibinyoma atavugwaho rumwe ndetse atanavuga ibiriho ahubwo abeshya. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yibukije ko u Rwanda ruri mu bihugu bya mbere bizi cyane igiciro cyo kutagira umutekano kurusha ibindi, bijyanye n'uko rwose rwageze kure habi hashoboka bitewe n'umutekano mukeya kurusha uwo uri we wese mu karere. Iyo duharanira ko hakoreshwa uburyo nyakuri bujyanye no kwita kuri ibi bibazo, by'umwihariko
by'umutekano muke, ndetse iyo duharanira ingingo yo gukorera hamwe ngo akarere kacu gatekanire buri wese, biba bishingiye cyane kuri ibyo ngibyo. Ngoga kandi yanagaragaje ko ari nabyo bituma u Rwanda ruba urwa mbere mu bihugu biharanira amahoro ku isi mu butumwa bwo kugarura amahoro mu bice bitandukanye. Agaruka ku biganiro byo kugarura amahoro mu karere biri kugirwamo uruhare n'ibihugu bitandukanye nka Katari ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko kubwe ari ingirakamaro cyane. Ku masezerano ya Doha reba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse na FCM23 mu guhangana n'ibibazo by'imbere muri iki gihugu, Ngoga yavuze ko rwose ari ibiganiro bireba abanyekongo ariko bigira n'ingaruka ku Rwanda ndetse n'ibindi bihugu byo mu karere, ari nayo mpamvu bakomeza gushyigikira ibijyanye ndetse no gukurikirana ibijyanye n'ibiganiro bibera i Doha. Impamvu ni uko u Rwanda rumaze imyaka myinshi rucumbikiye abanyekongo barenga 130 ndetse na Uganda ikaba icumbikiye abandi nk'abo, ari nayo mpamvu iby'imbere muri Kongo bigera ku Rwanda n'ibindi bihugu mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Ngoga kandi yavuze ko ayo ari amahirwe yo gutuma ibyemezo bifatirwa mu biganiro bishyirwa mu bikorwa, agaragaza ko rwose u Rwanda narwo rurajwe inshinga no gutanga uruhare rwarwo kugira ngo aya mahirwe yo kugarura amahoro arambye mu karere abyazwe umusaruro. Ati nta terambere ryabaho nta mutekano urambye uhari, nta n'amahoro yabaho nta butabera, ibyo byose birajyana n'ubundi muri rusange. Reka aya makuru tuyasoreze kuri inkuru ivuga ko Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu UAE zatangaje ko rwose zigiye gushora arenga miliyari 1 z'amadolari y'Amerika mu bikorwa byo kongera ubushobozi n'ibikorerwa remezo byifashisha ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI ndetse no gukwirakwiza serivisi zishingiye kuri iri koranabuhanga hirya no hino muri Afurika, hagamijwe gufasha ibihugu kugera ku ntego byiyemeje mu iterambere. Ibi ngibi byatangajwe na Said bin Mubarak Ali Hajeri, umunyabanga uhoraho muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya UAE, ubwo yari mu nama y'ibihugu byo mu ihuriro G20 yabereye i Johannesburg muri Afurika y'Epfo. Yavuze ko iyi gahunda yiswe AI for Development Initiative izibanda cyane ku nzego zirimo uburezi, ubuvuzi n'ihindagurika ry'ikirere. Ati dufata ikoranabuhanga ry'ubwenge buhangano AI nk'urwego rutazagarukira ejo hazaza gusa, ahubwo nk'ishingiro ry'ejo hazaza h'ikiremwa muntu. Yongeyeho kandi ko igihugu cye gikomeje gukorana n'abafatanyabikorwa hirya no hino ku isi mu kurushaho guteza imbere udushya tugamije kongera umusaruro n'iterambere ry'ubukungu, ariko cyane cyane hubahirizwa imikoreshereze iboneye ya AI ku neza ya byose. UAE imaze imyaka ari kimwe mu bihugu bishora imari nyinshi kuri uyu mugabane, aho muri 2024 ubucuruzi hagati yayo ndetse na Afurika bwageze kuri miliyari 107 z'amadolari, bingana n'izamuka rya 28% ugereranyije no muri 2023, mu gihe hagati ya 2022 ndetse na 2024 UAE yasohoye miliyari 118 z'amadolari y'Amerika. Si ibyo gusa kandi Abu Dhabi ikomeje umushinga wo kubaka rimwe mu masangano acururiza amakuru azaba ari manini ku isi, data centers, hifashishijwe ikoranabuhanga ihabwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nubwo UAE itari mu bihugu 20 bikomeye mu bukungu ku isi bigize G20, yatumiwe muri iyi nama na Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa, wakiriye ku nshuro ya mbere ibereye ku mugabane wa Afurika. Andi makuru ahari rwose nuko ibihugu byo muri Afurika bikomeje kugenda bigirira ibibazo bikomeye cyane hirya no hino bigendanye mu bigendanye n'ishimutwa ndetse n'ubucuruzi bw'abantu. Ni nk'ubwo ngubwo mu gihugu cya Kenya, sosiyete itwara abagenzi mu ndege Kenya Airways yatangaje ko rwose imaze gucyura abantu 158 bari baracurujwe muri Myanmar muri Aziya. Ni mu rugamba rwo kurwanya ibyaha byo gucuruza abantu. Umukozi ushinzwe imikorere ndetse no guhanga ibishya Hareni Mwariri yavuze ko aba bantu bacyuwe hagati y'Agashyantare ndetse n'Amata mwaka 2024. Yavuze ko muri uyu mwaka bazakomeza kubarura abantu bagirwaho ingaruka n'ibikorwa by'ubucuruzi bw'abantu. Yavuze ko abagiye gucuruzwa bisanga mu byago mu gihe bashakisha akazi bikarangira bagiye gukoreshwa imirimo y'ubucakara. Ati ntabwo tujya dutangaza amakuru yerekeye abacyuwe, gusa dufite abantu babaga barasezeranyijwe akazi muri Myanmar bikarangira bagiye gucuruzwayo bakoreshwa imibonano mpuzabitsina, imirimo y'agahato ndetse n'ibindi. Ubushukanyi bukorwa ahanini binyuze mu nshuti za hafi cyangwa se abavandimwe b'abantu bahuye n'ibyago byo kugurishwa hirya no hino ku isi muri rusange.
Reka mbashimire mwakoze kubana natwe muri aya makuru magufi yaragezweho muri kano kanya, n'amakuru yagarukaga ku bibazo by'u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndabashimiye mwese, reka mukomeze kugubwa neza kandi mugire ibihe byiza aho muherereye hose hirya no hino mu isi muri rusange.